Reka rero tugaruke kubikomeje kugenda bivugwa kuri gari ya moshi y'agatangaza yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni gari ya moshi itamaze n'umunsi umwe kuko nyuma rwose y'amasaha make cyane ifunguwe inzira zayo zahise zangirika ako kanya. Reka tubive imuzi n'imuzingo kubera ko nk'ubwo ngubwo ku mbuga nkoranyambaga bikomeje kugarukaho cyane, ni nayo mpamvu natwe nyine aya makuru tuba tugomba kutayatangwa tukayabagerezaho ku gihe. Ni mu buryo rero bwabaye nk'ikimenyetso cy'imiyoborere idahwitse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni gahunda ya Perezida Tshisekedi ngo yo gutangiza gari ya moshi nshya, ariko kandi yahagaritswe nyuma y'amasaha make cyane itangiye, dore ko bagiye kongera gusana izo nzira. Iyo gari ya moshi yari ifite ibice 7 byose harimo n'ibyumba bikonjesha. Yagombaga gusubiza ku murongo inzira ya kilometero zigera kuri 365, inzira zihuza Kinshasa na Matadi, ariko yahise iva ku murongo kubera ibibazo by'uburyo inzira za gari ya moshi zubatswe kuva mu mwaka w'1892 zari zimaze imyaka myinshi zidasanwa. Ibi rero byashyize ahagaragara uburyo gahunda za leta ya Tshisekedi ziba zubakiye ahanini ku bushobozi budahagije, ndetse byongera n'amakenga y'amahanga ku buyobozi bwe. Abamunenga baravuga ko perezida akomeje kwikiza cyangwa se kwihunza inshingano, ubundi agakomeza gushyira amakosa yose ku gihugu cy'u Rwanda aho gukemura ibibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bijyana n'ubukoloni bwamunze buno buyobozi, ruswa ndetse no kubura accountability, byose bimaze kugaragara neza ko biranga buno butegetsi bwa Chirombo. Ndibutsa ko tariki ya 5 Nzeri rwose byari ibyishimo n'akanyamuneza ubwo umuhango wo gutangiza gari ya moshi wabereye muri gare ya Centrale ya Kinshasa, werekanwe nk'intambwe ikomeye mu kuzahura inzira za gari ya moshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi Chirombo ubwe ari kumwe n'abayobozi bakuru yashimangiye ko iyo gari ya moshi ngo kigiye kuza ari intambwe yo guteza imbere ubwikorezi ndetse no kongera ubumwe bw'igihugu ni mu ntara ya Congo Central. Ibi rero ni ibintu bidahura rwose n'ubuzima bw'abaturage, ariko kandi Tshisekedi we yagaragaje ko bije bikemura ibibazo by'abaturage. Ariko kandi ibiro bya Perezida Tshisekedi ni ku rubuga rwa X byashimangiye ko iyo gari ya moshi igiye kugabanya igihe cy'urugendo ndetse n'ibiciro byari bihanitse kugera muri ibyo bice. Kuri uyu wa 6 Nzeri byose byahindutse noneho igisebo. Ni video zikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zirimo n'iyi ngiyi urimo kureba cyangwa se watangiye ubona. Byose biragaragaza neza uko iyo gari ya moshi irimo kugenda ndetse n'ahigana. Abagenzi bari mu kavuyo ni nyuma y'uko iyo gari ya moshi yaje guta umurongo. Ababibonye bakaba bavuze ko bababajwe cyane no kuba Tshisekedi Chirombo yahisemo kuroha ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga. Bose barabihuza no kuba inzira za gari ya moshi zari zimaze igihe kirekire zidasanwa, zikaba zimaze imyaka myinshi, ndetse bikaba bigaragara neza ko zitajyanye n'igihe kigezweho. Benshi baravuga ko ari inzira zamaze gutakaza igihe, ariko kandi bakanagaragaza ko iyo gari ya moshi ngo yaguzwe bijyana nuko yari maze igihe kirekire ikoreshwa. Ibi rero si ibibazo byonyine, ahubwo ni n'ishusho y'uko imiyoborere ya Tshisekedi iteye. Minisiteri y'ibikorwa remezo yashinzwe gukurikirana uyu mushinga irashinjwa gushyira imbere ibikorwa bigaragara kurusha igenamigambi ry'igihe kirekire. Amakuru menshi aturuka mu buyobozi akavuga ko iyo gari ya moshi ngo yaguzwe yaramaze igihe kirekire ikoreshwa, bivuze ko yari ishaje, nta gusanwa kwigeze kubaho, ndetse abanenga Tshisekedi bakabivugira ko ari ruswa ndetse no kubura ubugenzuzi. Byose bitera ibyo byose ibintu bimaze kuba ikimenyetso cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyangwa se ibintu bimaze kuba karande kuri ubwo butegetsi. Ni ku mbuga nkoranyambaga ho byacitse. Benshi rero babyise urwenya rw'igihugu, bagakora utumemes cyangwa se twatu video tuba dusekeje bagaragaza ko iyo gari ya moshi kari nk'ishusho y'ibyasezeranyijwe abaturage, ariko kandi nibishyirwe mu bikorwa, ahubwo hakabaho kubakinga akadeyi mu maso. Hanyuma rero iki cyerekezo cya Tshisekedi Chirombo cy'iyo gari ya moshi byose bikomeje kugaragara neza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chirombo ko burimo kugana habi, ahubwo we agahindukira byose akabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihe ibi byose biri kuba, Tshisekedi akomeje uburyo bwo kwikuraho inshingano byose akagereka amakosa ku gihugu cy'u Rwanda. Ni mu biganiro ndetse no mu marenga ya diplomasi, perezida yahinduye ibibazo byose, yaba iby'ubukungu, iby'umutekano, ibyo hirya no hino, akavuga ko bihura n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko byose biterwa n'igihugu cy'u Rwanda gifasha M23. Ati umuturanyi wacu niwe ntandaro y'ibibazo byacu byose. Ibi rero yabivuze kenshi, harimo n'ijambo yagejeje ku bafatanyabikorwa ba Union Sacrée kwa 30 Kanama, aho yanze noneho ibiganiro bifitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko atagishaka noneho abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ariko kandi raporo za Loni n'ubusesenguzi bwigenga byerekana ko ibibazo byinshi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bituruka imbere mu gihugu, bijyana na ruswa, ivangura rikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubufatanye na FDLR ndetse na Wazalendo, byose bikomeje kugenda byongera umutekano muke mu gihugu cye. U Rwanda rwo rwakomeje kugaragaza ko izo mvugo za Tshisekedi kari uburyo bwo kwihunza inshingano. Ni mu badepite b'igihugu cy'u Rwanda babigarutseho mu ibaruwa banditse bagira bati ikibazo cya nyacyo no gusenyuka kw'imiyoborere imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose naho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukagaragaza ibikorwa byarwo nk'ibitekerezo, aho rwo rugaragaza ko kuba M23 yaratangije intambara bijyana n'ibibazo n'ubundi bisanzwe. N'u Rwanda iteka ryose rugaragaza impamvu shingiro za M23 ndetse rugahindukira rukagaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo gushyira imbere umutwe w'abajenosideri. Tugana ku musozo rero, gari ya moshi yavuye ku murongo inyuma y'amasaha make cyane, rwose ni amasaha make cyane itangijwe cyangwa se ifunguwe, ariko kandi bikajyana n'amakosa akomeye y'ubutegetsi bw'Kinshasa, ariko kandi bikanagaragaza ishusho y'ubuyobozi bwa Tshisekedi bukomeje kugana aharindimuka nk'uko M23 ikunze kubwita, kari ubutegetsi bwarangiye. Kuba rero akomeje guhirika ibibazo byose ku gihugu cy'u Rwanda, ibyo nabyo bituma ibibazo bikomeza kwiyongera. Abantu benshi barabona ko iyi gari ya moshi nshya yabaye ikimenyetso cy'uko Kongo ikeneye impinduka z'ukuri. Nguko rero uko byifashe, ngibyo ibya gari ya moshi mwabonye yafunguwe ku munsi w'ejo, namwe ubwanyu mwiboneye neza rwose inzira zayo irimo kugenderaho ni inzira zo hambere cyane, ku buryo bitari bikwiriye ko igihugu turi mu kinyejana cya 21 ko cyagakwiriye rwose gukoresha izi gari ya moshi ndetse n'imihanda imeze kuriya. Hari nabyo byavuyemo nyine uguhagarara nyuma y'amasaha make cyane itangije ibikorwa byayo by'ingendo. Uko rero uko byifashe ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amakuru ajyana nabyo, turakomeza kubana mu makuru atandukanye 5 kuri 5.